gatanu rero muri essential of success no gukora no kwigisha mu buryo bwiza, effective presentation. When you do one-on-one presentation, how do you start the presentation? Ese iyo uri kwigisha umuntu umwe kwa muntu uba wamutumiye mwicaranye utangira ute wigisha uwo muntu mu buhe buryo? Anyone? Hano hari umuntu watubwira ukuntu abikora? Formation? A short story. Short story. Okay, you start by telling your story first. Okay. Then after that, go on for the presentation. Okay, when you present, how do you present the business? From company. Then products. Then the marketing and the business. So how is it? No, just me honestly. How? Is it effective for you, or did you close the sale immediately or not? So you get, every time you do presentation, did you join immediately? No. No, not really. Okay, it's okay, because everyone does that also. Okay, how about the others? How do you? Turimo kuko ari kubaza ngo ese iyo wigishije uri kwigisha umuntu ari wowe wakutumiye one-on-one visit one-on-one ubikora ute? Wa mbere yatubwiye reka twumve n'abandi. How about the others? How do you one-on-one? For me, I adjust the presentation according to the person we are talking. Okay, you present according to the person's needs. Okay, the person's needs. How about you, madam? You raise your hand. Wewe ubigenza ute? Wewe uzamuye ikiganza. Wewe ubigenza ute? I start by a self-introduction. Self-introduction. Yeah, to know one each other. Okay. So that I could attract his friends to me. And then we talk about health. Health. Because without health you can't work. Okay, you can work. Okay. So after talking about health, I immediately The business. jump. No, not yet. I immediately jump into the products. Product. To interest him how Okay. how products are very useful in our daily life. And I'm going to show him what we have a solution Okay. of the product. After closing that domain of the product and the disease, I introduce the business. Okay. How he can use this product to earn money. Okay. And to give life and health to people who need it. Okay. So how is it? Is it different? It depends, right? It depends. Okay. But normally the first day it doesn't go as you Alright. expect. That's normal. And you give an appointment for another. Another appointment. Well, Yeah. Anyway, all your answers are correct. Yeah, good. Hano rero yari tubaza ukuntu dukora one-on-one, kandi we yavuze ko amaze akamubwira story ye ngufiya, yarangiza akamwigisha kwa kuri tumwigisha company profile na bindi byose. But plan score we yatubwiye ko aramanza we akora presentation bigendanye n'umuntu yatubiye. Hanyuma mama story yatubwiye ko aramanza akabibwira bakamenyana, hanyuma agafokasinga kuri product azimubwira neza kubera ko ngo product zivuga ku ubuzima nibwo bwibanze gusumba ibindi, hanyuma akabona kwinjira mu gice cya business. Okay, so let me give you also, maybe it's an addition for you. Why not you're going to listen first to the person? So when you meet the person, you're going to say thank you first. Thank you for having this time meeting with me despite of your busy schedule. Aravuze ngo rero ubundi uburyo bwiza agiye kutubwira iyo watumiye umuntu mu buryo bwa one-on-one ndabizi ko mubuzi mwese kuno wigisha umuntu ari umwe nyine ikintu cya mbere ugomba kugenera umwanya kandi yiremeje wenda izindi gahunda ze yari afite. So you will tell your prospect or you will tell your client that okay, so you're going to ask them first, why do you want to meet me? Icya kabiri ni ukuvugana na wa muntu yatumiye kandi agahera ku kibazo kivuga ngo ni ukubera iki wifuje ko twahura, ni ukubera iki nyine witabiriye. Okay, probably you are
curious of what I shared to you, or probably you want a solution to your problem. So ask your prospect, okay, what are your challenges right now? From this time, your prospect will go into say everything, the problems. Ya navuze mu nyine muraganira kwa sibyo kubane mabita se bitabire kugira ngo uze wumve kubwire cyangwa se waje gushaka ikibazo igisubizo cy'ikibazo ufite ukamubaza nyine ese ubuzima bumeze gute muri no minsi nyine kumubaza kuri challenge runaka ngo rero iyo mubajije kujyanye na challenge akubwira ibintu byose ukamenya ahantu hera. And second, the most important thing you're going to do, listen to what they are saying. Ya mujye wamajije icyo kibazo kiri gutuma kubwira amakuru imikorera abatano hanze ni atari ni kiri kubyumva ikintu cya kabiri ukora ngo nukumutega amatwi, because the person or any one of you want to be heard of your problems. Am I right? ya kubera ko nyine nakubwira ni nabwo uramenya ahantu ikibazo kigize gute, ikibazo giherereye ukamenya nawe uri buze guhera nawe. Now, well, after telling you the problems, nyuma yuko rero kubwiye, after telling you the problems, you're also going to create crisis. ya nyuma yuko kubwiye ikibazo cye nyine twabonye ko ariho uri buze guhera kugira ngo umenye ngo nugushima haba bara nyine nimba ndi kumubwira ndajya mvuga singa kuki. So you will ask your client now, your prospect. You are going to ask your prospect. Igikurikiyeho nawe urongera ukamubaza rero. So this is your problem. Now, if you cannot find a solution, do you think this problem will be solved? Hanyuma rero uramubaza rero ati izi nizo ikindi cyo kibazo cyawe cyase kuri ibibazo bihagaze utekereza uramutse utabonye igisubizo cyase udashaka igisubizo utekereza ko kino kibazo cyawe cyakemuka. Right now, madam, right now, mister, do you have anything else? Do you have something in your head that can solve these problems you told me? Kubaze hari ikindi kintu mu mutwe wawe ufitemo wumva cyadufasha gukemura kino kibazo cyawe kugira ngo nyine komeza kubwire muri make muba muri kuganira. So since you don't have something in your head right now, what are you going to do? Kubaze none nimba nta gisubizo cy'ibyo bibazo ufite aka kanya nicyo ugiye gukora. What if you cannot find a solution in next month or in next year or in next week? What are you going to do with these problems? Ya muri make urabona tutabonye igisubizo vuba iki kibazo cyawe byakugenda ute wakitwara mu mute muri make. So your prospect, even your prospect, will start thinking now. Ati wowe n'umu prospect wawe rero sasa mutangira gutekereza mwese. Now, listen to this. I will go to ask the client now or your prospect. Amakano kana tuvuge ugiye kubaza umukiriya wawe cyangwa umu prospect wawe. Mr. Madam, this is your problem. Okay? You don't have a solution. Madam, sir, can you give me 10 minutes and I will give you the solution to your problem? Are you willing to do that? Kokana tumaze togawa mashikwa. Sivyo Mambo uramubaza kumati rero mfiti yanjye ahubwo nyine gukoresha madamu cyangwa se bitewe nyine mu mwana menyanye kumati iki ni ikibazo cyawe wakimbye rwose wamwibogabizi n'iki byashoboka ko wampereza iminota 10 yonyine kakwereka igisubizo cy'iki kibazo. Now, if the problem is all about money, I will go straight to the marketing plan directly. Nimba muri byayi bose yari yavuze ko muri yagiye yitotora nyine ari kuvuga ibintu bimeze mu buzima nimba ibintu yagiye afokasingaho cyane wumvishe n'ibigendanye n'amafaranga gako kanya we ahita ajya kuri compensation plan. I will not anymore introduce AIM Global. Ati ntago ari ibyo kuvuga yanze byo rwose ntago ari ibintu ajya akora. I will not anymore introduce the product. Nta nubwo avuga product. I will go straight, not by giving them the price of the package, but I will tell them this is what you're going to do. If you start business and if you invite, this is your direct referral. But turakumvishe muri make ntago avuga ibintu byinshi. Okay, and now if you build people, this is your match bonus.
Yuke yamuhaye iminota 10 yonyine none yasanze ikibazo afite kigereye n'iki n'ibice ntabwo uvuge ko ibyo kuvuga yanze byo rwose natwe twagiye muri iki sibyo hanyuma icyo kuvuga ibijyanye na produit ije rwose nabyo wapi kuvuga ngo package gutangira n'iki reka sibyo ahubwo amubwira ngo nuramuka ukoranye natwe ugakora ibi bintu mperetse dira amafaranga uzagira gute uzagibona okay. After that I will give him the 1 month income. Yarangiza akamwereka kandi mujya mukabona ka 1 month income kuri za niyo masinzimo mujya mukabona. And I will give also the 1 year scenario. The 1 year income. Yarangiza ibyo ngibyo amaze kubimwereka akamwereka amafaranga ashobora kwinjiza mu kwezi, akamwereka n'amafaranga ashobora kwinjiza mu mwaka 1 year scenario. Of course it's a big income, right? Mu by'ukuri n'amafaranga bari menshi. Now let me tell you, madam, let me tell you, mister, do you think this income can solve your problems? Akabase ibibazo noneho aya mafaranga nkweretse noneho yakemura cya kibazo. Okay? Oh. And madam, wait! Atande. Madam, what I share to you is just only one part of the business marketing. Okay? It's just only the binary part. Aka kantu konyine nkweretse ni uburyo bumwe gusa mu buryo bwinjiza amafaranga mu mushinga wanyu. We still have more. Turacyafite n'ubundi buryo. Okay? If you start, I will discuss it to you. Nutangira ubwo nzawukwereka. Madam, do you think from this income, from this 1 month income, from this 1 year income, do you think how much to start? Yenda kubaza se niba witegereje neza amafaranga ushobora kwinjiza mu kwezi ukanareba neza amafaranga ushobora kwinjiza mu mwaka uri gutekereza gutangira umushinga bya bisaba n'amafaranga angahe? Of course, he will give you the price, right? It's him, it's her who will give the price to you. Yeah, ngo muri make niwe ukubwira amafaranga yumva ibyo bintu bikwiye nyine. Nimba baritse abanyasenere ya miliyoni wenda 500 nawe uri kumva hano nawe uri buhagurukire. Do you know, madam, do you know, sir, if you start, this is the only income. And aside from, this is the only capital, the investment. This is the amount of money, the NEO first. Then aside from that, you will get products, and your business is now started, and it's not only today, but it's already forever. Yeah, aho ngaho turi kugerera neza noneho aho ngaho ntoya ahera avuga kuri packaging kuri make niwe ruza umugeste niwe wishyiriraho ibiciro hanyuma akamwereka uburyo bwagiye bwo gutangira kandi akamubwira ko atari ibintu azajya ahora gukora buri munsi aratangira rimwe amafaranga akazakomeza iteka ryose. And now, so after you present, listen to this, that's the time you present the system of your team. Hanyuma ngo mu gihe rero urimo gupresentinga cyangwa se mu gihe uri kumwigisha aho ni naho uzamubwira bwa buryo batwigishije uzamufashamo kugira ngo azabashe kugera kuri ya mafaranga wamweretse. So all you have to do, madam, do you want to solve this problem very fast? After you start, okay, go to the office. Monday, this is your schedule, attend trainings. Second day, this is what you do, because this is part of our program in our football team. Rero niba ushaka ko ikibazo cyawe kiri buze gukemuka vuba ati dore gahunda tugenderaho ku wa mbere mu gitondo bari training ni gutya biba bimeze gutya na gutya na gutya ikibazo cyawe kigenda gikemuka rwose ni uko tubikora muri team yawe. That's why your system is very important. Niyo mpamvu kugira uburyo bw'imikorere kuri team yawe ari ibintu by'ingenzi cyane kuko ugomba no kubishyira muri presentation uri kuganiriza umuntu. Now if the person now start with you, ask them, ma'am, this is your problem. When do you want to solve this problem? After a year, after a week, or after how many months? Yeah, hanyuma uko twatangiye turi kuganira ku bijyanye n'imbogamizi n'ibibazo n'iki bose ikibazo cyawe mu by'ukuri ushaka gikemuka mu gihe kingana iki mu kwezi mu cyumweru cyangwa mu mwaka. Because the program that I will give it to you depends
on how it depends on your commitment also. Ati kubera ko byo nakoretse amafaranga yinjiramo n'ibyo nakoretse byose, ikintu cya mbere bishingiyeho gikomeye ni imbaraga uri buze gushyiramo cyangwa se umuhate uri buze kubikora. Nuza ntugire zabaga zijya duhura nazo nyine akabango hapi ngo nta mafaranga ninjije. Nuza ntugire icyo ukora ukaba umunebwe, igisubizo aho yakihaye n'ubundi. Listen to this also. What kind of mentor do you want from me? Because if you want to do it after a month, if you want to achieve this success or this achievement after a month, I will be a strict upline. I will be a tough upline for you. Amubwira ati rero ari kuvuga ati bikiri kintu ugiye kumva ugiye kugira none nizihe nama mugeneyeho nyine nka umuntu wamufashe nizihe nama mugeneyeho kubera ko niba ibintu ushaka kubigeraho mu kwezi mu mwaka cyangwa mu cyumweru ngiye kuba nyine umuntu ugomba kuba hafi kandi bi serious kuri wowe uri tough. I will be tough. It's not for me because it's what you want to achieve. Ati nimba tough kuri wowe ni wowe uzawabinyemereye nyine kubera ko hari ibintu ushaka kugeraho. But if you want to achieve this after a year, then I will just only be a friendly upline. Niba ushaka kugeraho mu myaka 10 rwose nabwo azaba ari nta ibiryanjye nzajya mwihera bisi gusa nta bintu byanjye nzajya mwi bese nta ntuzagire nta bintu byinshi nzajya kubaza muri make. Are you learning now? Tirikiga. That's how you treat your people, your prospect. Karnama si twagahara. Okay? So awaken your prospect to reality that there is no financial freedom in the job. So don't get me wrong. Having a job is a prestige. Having a job is okay. But I can tell you there's no guarantee of success or becoming a millionaire in a job. Are you with me? Oh yes. Bijanye n'akazi ati ubu umuntu yaba afite akazi nta ribi ntacyo bitwaye ariko ngo ntabwo bikugarantisa cyangwa se ntabwo biguha amahirwe yo kuba waba umukire waba umiliyoneri. Muri make nta muntu waba umiliyoneri yabinyuze mu kazi. Because in a job, the reality is no savings, no time freedom. Am I right? Oh yes. Okay, so you are here to give solution to those people. You need to awaken them to the reality. Okay, aravuga ngo kubera ko mu kazi mpamvu ibyo ngibyo bigoye kubigeraho nuko mu kazi nta bwigenge kugenda buhari, saving yawo ibigoye. Ati niyo mpamvu duhari turi hano kugira ngo muri make amakuru meza twabyitiye abasangize tubahumura amaso niba ariko navuga. And don't tell your prospect to quit in the job. No, that's a bad idea. Yes. Instead, tell them to do it part-time. Arabatira nimba ugize mu prospect cyangwa se umushyitsi ufite akazi wimusaba cyangwa se wimutegeka ko akazi ahita kavamo. Yego icyo gitekerezo wigihingutsa mureka atangire abikora apatengo cyangwa se bifatanya na kamazi. Okay? Are you learning? Yes. Okay. So all you have to do is to challenge people. But ikintu ugomba gukora nu guchallenge abantu musinzi ko nabivuga neza ariko niho kubareka nabo bakaba aribo baguka. Okay? So say, talk to your prospect. Okay, Madam, Monsieur, without AIM Global or without this business, how long you are going to work in your job? For how much you are going to earn? Ya muri make niko kubinyuza mu bibazo ukabaza se mu bibazo wabaza kwa se bijyanye no kuno business wayibonye uri kubona byagusaba nk'igihe kingana iki kugira ngo amafaranga winjiza abe yanakwemerera no kureka akazi kawe. Is the salary you're earning right now, is it your dream earning or do you earn more than your salary? Ako byase ukamubaza se amafaranga ukorera uyu munsi na amafaranga y'inzozi zawe cyangwa wifuza kwinjiza menshi kurushaho. So all you have to do is to what? Challenge people. Icyo ugomba gukora ni ukuba challenging. Nyine muri make no gutuma batekerezaho cyane bakabyivumburira mbese. Have you ever experienced this? Ati ibintu bigeze bikubaho. You prospect the same prospect. Mukaba wara prospectinza umuntu umwe muri babiri. You present the business to the prospect. Umuntu ukamwigisha, he did not join. Yinji. But when your cross line or someone present the business, he joined immediately. Ariko undi muntu wo muri timu yamwigisha ukabona yise mwinjiza ndakukandi. Byaba byarigeze bikubaho umuntu byabeho ntagire gutya. And you were wondering why he joined. Ugatingira wibaza se kubera iki je namishe niyinjire ariko hari hakaba yinjira. Have you experienced that? Byakubayeho?
Well, it's because it's how the person understand your presentation. nukuvuga ngo ahantu biba byatandukaniye ni mu buryo mwabaganijemo cyangwa se mwaberetsemo business. Maybe when you present the business, he doesn't understand what you are talking about. hari igihe umuganiriza kuri business akaba atari kumva n'ibyo uri kumubwira, atari kumva iyo byerekeza, atari kumva intego yabyo. But from the other people who presented the same business, probably they presented well, they solved the specific problem, and that's why he gives trust to the person who presented the business well. Namaze wenda uwundi mugenzi wawe yamwigisha akamenya ukuntu iyo business igiye gukemura ikibazo cye, igiye kubishyira ku murongo, yego business byose bavugaga ni mwete, ariko akizera wawe ni kuko yabonye iyo business yamwigishije cyangwa se uburyo yamwigishijemo biri gutanga igisubizo kuri bya bibazo yari afite. That's why you need to practice presentation. Niyo mpamvu dukeneye kwiga mu by'ukuri kwigisha business bya nyabyo. Okay, so last, passion for helping